Turongeye turabasuhuje bakiriya bacu bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mukomeza kudukurikira kuri channel yacu ya Nzuri Market. Nkuko mubimenyereye rero, tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, no kuvuga amazu, ibibanza, amasambu, ibyo byose tugenda tubibagezaho, tukagenda tukahabagerera, tukahababera, tukabarebera ubuziranenge bwazo, tukareba inzu zitari mu manegeka, inzu zitarimo ibibazo by'amaritije, mbese inzu nziza. Muri aka kanya rero tukaba twabatembereye tukajya mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata, hano rwose munsi gato ya kaburimbo, hino gatoya ya gare, aho tugiye kubereka igipangu cyiza cyane kirimo inzu ya kadastre iri jimere. Ni ukuvuga ngo inzu irimo inzu ebyiri. Ni ukuvuga ngo rero izi nzu ebyiri tugiye kubereka ziri mu gipangu kimwe, hakaba habamo imiryango ibiri. Buri nzu ikaba ifite ibyumba 3, salon, salle à manger na cuisine na toilette na douche ebyiri, ndetse buri nzu ikagira na annex yayo. Iki gipangu rero tugiye kukibereka, kiri muri quartier nziza kandi kirahendutse cyane. Reka tubatemberere tugende tubereka uko hameze, ubundi noneho tuze kugenda tubabwira details zose. Ni karibu cyane. Ngira ngo murabibona ko twinjiye mu gipangu, harimo parking nziza ikoze nkuko muri kubireba, irimo amapave meza cyane akoze mu buryo bukomeye adasondetse. Ni ukuvuga ngo iki gipangu kibasha kujyamo imodoka byibuze 4. Rwa buri muryango ushobora gutunga imodoka 2 kandi zikabasha kugira gute, zikabasha gukwirwamo. Hari na jardin, mbese ni ahantu heza. Ngira ngo noneho tugende tubereka, twinjire mu nzu tubereke. Iyi ngiyi ni inzu imwe tugiye kubereka. Twabwiye yuko buri nzu zose zimeze kimwe. Iyi ni imwe tugiye kubanza kubereka, tubereke ukuntu imeze mu nzu. Ahangaha ni ku ibaraza nkuko muri kubireba, ifite amatara meza, plafond nziza, ni inzu mbese nziza cyane. Ngo hano ni muri salon nkuko muri kuhabona. Twabwiye yuko ifite salon na salle à manger. Iyi nzu ikaba irimo n'abakiriya bayikodesha, ndetse buri yose irimo abakiriya. Ngira ngo murabona ko ari inzu nziza. Iyi ni table à manger, ni mu ruganiriro. Dushobora kwinjira tukabereka mu byumba uko hagiye hameze. Ni inzu zifite inzugi nziza cyane za ribuyu, inzugi zikomeye rwose. Iyo winjiyemo hano uba ugiye mu cyumba kimwe. Ahangaha uhita uhera kuri toilette na douche, bishobora no gukoreshwa n'abashyitsi bari muri salon. Aha ukinjira mu cyumba kimwe, ngira ngo murakibona, ni icyumba kinini kirimo na garde-robe. Ni icyumba kinini murakibona, kiba gishashe, kirimo na garde-robe nziza, ifite miroir. Murabona ko ni ahantu heza rwose ushobora kugura hakajya hakwinjiriza amafaranga, kandi amafaranga menshi cyane yuko hanahendutse ugereranyije n'amafaranga haba hakodeshwa. Buri nzu birimo ibikoresho byose. Iyo dusohotse muri iki cyumba, iki ni icyumba cya mbere. Hano twinjira mu yindi quartier niko navuga. Ahangaha iyo uhise ukata ibumoso cyangwa se
ugera ahandi hari ibyumba bibiri, kuko twabwiye yuko inzu ifite ibyumba bitatu. Iki ni icyumba cya kabiri, iki ni icyumba cya kabiri. Hano bagikoresheje nk'abakoreramo imirimo yo gutera ipasi, bitewe n'uko wenda batagikenera, ariko ubaye wagikenera, iyi nzu ifite ibyumba bitatu, hajyamo igitanda, nacyo ni icyumba kinini rwose. Aha rero hari ikindi cyumba bavuga ko ari cyo kinini, cyangwa se master bedroom. Icyumba kinini rwose, ngira ngo murakibona, gifite na douche na toilette byacyo, murakireba. Kuvuga ngo iki nicyo cyumba kinini. Iyi nzu rero nk'uko mubibonye tuberetse yuko ifite ibyumba bitatu. Hano hari douche na toilette. Icyumba kinini nayo murayibona, urabona ko iyi nzu ifite ibyangombwa byose nkenerwa. Urabona iyi douche, amakaro arazamuka akagera hejuru kuri plafond. Ni inzu mbese yubatse mu buryo bugezweho, ku buryo nta kibazo kindi, n'amazi ashyushye mu madushe abarimo. Uvuga ngo ni inzu mu by'ukuri igezweho. Tubibutse yuko iyi nzu turi kubereka ari inzu iri jimere, cyangwa se 2 in 1. Iyi ni inzu imwe twaberekaga, n'indi nayo ikaba imeze nk'iyi ngiyi. Turaje dusohoke nayo tuyibereke kugira ngo mubibone yuko koko zimeze kimwe zino nzu. Katubereke niyo nzu yindi ngenzi yayo. Iyi ngiyi ngira ngo mumaze kuyireba, ariko kandi ntabwo twaberetse na cuisine. Katubereke na cuisine yayo. Hano ngira ngo murayibona, ifite cuisine nziza cyane, ndetse ari nako igira n'igikari cyayo, aho ushobora gutunganyiriza imirimo yawe. Ngira ngo murabibona ko ifite n'igikari cyayo. Buri kimwe cyose nkenerwa. Ngira ngo murabibona ko ifite igikari cyayo, aho ifite ibigega byayo by'amazi, ndetse ikagira n'amanexi. Buri nzu kandi tubibutse ko ari uku nguku imeze. Iyi ngiyi ni imwe turi kubereka, amazi ashyushye, ngira ngo murayabona ko ahari. Uvuga ngo muri cuisine ni ugukoresha amazi ashyushye mu rwego rwo kurwanya umwanda. Hano hari douche na toilette byo hanze. Hanyuma hari douche na toilette byo hanze, hakaba inzu y'umukozi, hakaba gastoke, mbese ibintu byose birateguye hano. Ngira ngo iyi nzu murayibonye. Ugahita utunguka nanone imbere ya salo, muri parking ndetse na jardin. Kadukomeze noneho tubereke iyindi nzu ya kabiri. Nk'uko twababwiye, iki gipangu kirimo amazu abiri ari jimere, cyangwa se yubatse kimwe. Buri nzu ikagira ibyumba bitatu, salon, salle à manger, douche ebyiri na toilette ebyiri, ndetse na cuisine nziza cyane. Aha rero tugiye ku yindi nzu ya kabiri. Ngira ngo murabibona ko ari ahantu hisanzuye hanini cyane, ndetse buri wese aba afite parking, akagira na jardin. Urabona iyi ni jardin y'imbere ya salo y'inzu ya kabiri. Iyi nzu rero nayo tukaba tugiye kuyibereka, nayo imeze nk'iriya neza. Reka nayo tuyibanyuriremo tuyibereke, mwirebere ukuntu tuba twagiye tuhabagerera. Iyi nzu rero nayo ifite salo. Ahangaha murabona ibaraza ryayo, murabona ni inzu nziza. Ahangaha tukaba duhereye muri salo, aho turagenda tubereka twihuta
kuko ni ukubereka yuko koko zimeze kimwe nk'uko twabibabwiye. Murabona ko n'ibikoresho ari bimwe. Iyi ni salo yayo, hanyuma wakata ibumoso nk'uko na hariya bimeze. Hano ifite parafo nziza cyane rwose. Ni amazu bitondeye, n'inzugi za ribuyu murazibona, apana za zindi bo usanga bomekaho amatriplex y'amadizayini. Izi ngizi zo ni inzugi za original, ribuyu original. Ahangaha uhita ugera kuri dushe na toilette abashyitsi bari muri salo bashaka gukoresha, ndetse bakayihuriraho n'iki cyumba. Iki cyumba nacyo twavuga ko ari icyumba cy'abashyitsi, kugira ngo nacyo murakibona. Icyumba murakibona ko ari icyumba cyiza kinini, kirimo nacyo placard. Buri cyumba tubibutse yuko kirimo garde-robe ndetse igiye ifite na miroir. Byose baba baragize bibateguriye rwose. Urabona ko harimo n'ibikoresho byiza cyane bijyanye n'igihe. Iki ni icyumba kimwe mukaba mukibonye. Katubereke ibindi bibiri hano. Ahangaha uhita ugera muri koridoro, ukava muri iyi koridoro winjira, imbere yawe ugahita uhabona icyumba kimwe aricyo kiki. Aha naho hajyamo igitanda, noneho guhera aha ugahita wabona chambre principale. Uvuga ngo aha ni muri chambre principale, ngira ngo murayireba. Iyi chambre principale irimo ibikoresho byiza, irimo garde-robe nziza, irimo igitanda cyiza, murakibona. Hanyuma aha ugahita uza ujya muri dushe na toilette. Kugira ngo dushe na toilette murabireba nabyo tugiye kubibereka, murabibona. Ubona ko ari inzu nziza rwose, ntababeshye. Uyu mugabo arubaka kabisa, arubaka rwose. Iyi nzu ni nziza pepepepepepe, amazi ashyushye, ibintu byose, amakaro kuva hasi kugera hejuru, ibintu byo kwirinda umwanda. Murabibona muri iyi dushe ko hateguye vraiment. Inzugi noneho zanyemeje, inzugi zanyemeje kabisa. Iyi nzu rwose, muntu ushaka inzu ikwinjiriza, ngira ngo hano i Nyamata murabizi yuko ari ahantu hagezweho cyane. Ikibuga cy'indege tayari kirarangiye. Iyi nzu noneho iri hafi y'akarere, iri hafi ya stade, iri hafi y'isoko, iri hafi y'ibikorwa remezo byose. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ushobora kuyirekeramo gutya maison de passage, kandi bazikodesha amafaranga menshi. Ndaje nyababwire murumirwa. Ni ukuvuga ngo ikibuga cy'indege ubwacyo kirihagije kugira ngo mujye muba mufite abakiriya umunsi ku wundi. Si ibyo gusa, kubera ko iyi nzu iri hafi cyane y'ibikorwa remezo byose. Utagiye wakira n'abo bakiriya baza bagenda ba maison de passage, ushobora no gushyiramo na guest. Why not? Ko ari hafi y'ibintu byose. Ahangaha ni muri cuisine. Aha ni muri cuisine. Ubona yuko ifite cuisine nziza cyane. Ni copy paste na yindi twaberekaga. Ni inzu rwose, ni impanga, ni jimere nk'uko babivuga nyine mu rurimi rw'amahanga. 2 in 1. Ikibanza kirimo imiryango, cyo guturamo imiryango ibiri. Ahangaha uhita usohoka mu gikari nk'uko hirya naho mwabibonye. Iyi nzu nayo ikaba ifite igikari cyayo, aho ushobora gukorera imirimo yawe yose. Urabona nayo ifite ibigega by'amazi, murabona ya tanka yo gushyushya amazi, akaba ariko nyita. Urabona cuisine yaha nayo ikoresha amazi ashyushye, woza ibyombo ugira gute, ugahita ugera no kuri ya next n'ubundi nkuko hirya twagize gute, nkuko hirya twabibonye. Ugahita ugera kuri ya next, ifite icyumba cy'umukozi, ifite douche na toilette, ifite ibintu byose. Ngira ngo murayibona ya next nkuko hirya naho
twabibonye, ugahita noneho wongera ugasohoka ugwa n'ubundi muri parking na jaride by'iyi nzu nk'uko hirya naho byari bimeze. Iyi nzu rero ni nziza cyane nk'uko muri kubireba. Iki gipangu rwose wakigura kandi ukunguka bikabije kubera ko iki gipangu kirashaka amafaranga atari menshi, kiri muri quartier nziza mu kibanza cyiza kinini. Iki kibanza rwose kirimo inzu nziza cyabyajwe umusaruro. Rero tumaze kubatembereza iyi nzu yose. Iki gipangu kirimo amazu abiri ari jimere, buri nzu mwabyiboneye yuko ifite ibyumba 3, toilette na douche 2, salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane, kandi buri nzu ikagira na annex zayo n'ibigega by'amazi. Mwabonye kandi yuko buri nzu ifite amazi ashyushye, donc mwabyiboneye yuko hafite parking ihagije na jaride buri nzu igiye ifite. Aha ni ahantu heza cyane nk'uko mwagiye mubireba. Iyi nzu rero turabararikira yuko mwaza mukayisura. Abantu mwifitiye amafaranga yanyu mushaka kubyaza umusaruro, ni muze musure iyi nzu, muyigura amafaranga make cyane, kandi iyi nzu turayibaha na biriya bikoresho byose birimo, kubera ko irimwo abakiriya. Ntago wayigura ngo tuvuge ngo ibikoresho turabikuramo tukaba twirukanye abakiriya kandi nawe ukeneye kunguka. Iyi nzu rero turayiguhera miliyoni 70 z'amanyarwanda kandi ziri negociable. Ni igiciro, ni ukuvuga ngo ni amafaranga dushobora kuganiraho tukayagabanya mu buryo buhagije, cyangwa se tukakugabanyishiriza, cyangwa se nawe ukabyikorera, kuko ukiyisura ukayikunda turaguhuza na nyirayo mwiyumvikanire. Miliyoni 70 zonyine kandi ziri negociable. Uramutse rero wakunze iyi nzu waduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, ni 07 88 48 67 97, cyangwa se ukaduhamagara kuri 07 81 2 3 0 ushaka kudusanga kandi kuri za mbuga nkoranyambaga duhora tubibutsa, Twitter, Instagram, Facebook page, hose twitwa Nzuri Market. Ushaka kudusanga aho dukorera kandi ku Muhima kuri Yamaha, mu nzu ya etage y'amatafari ahiye ihari hara muri Feruje yanditseho Shema House. Dukora muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Komeza kandi subscribe kugira ngo ukomeze ujye ureba ibyiza byose tukugezaho. Tubibutse kandi yuko dushobora kubakorera amapura ndetse tukanabubakira ku mafaranga meza, tukabubakira ibintu byiza bikomeye. Dushobora kandi kumanaging imitungo yanyu, ya mitungo yanyu itabyara umusaruro nk'uko mubyifuza, ya mazu manini yabuze abakiriya tukabafasha kuyashakira abakiriya, ndetse no kubishyuza no gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano na maintenance y'ayo mazu yanyu, byose bikagenda neza. Ngwino tukugurishirize, tukumanagingira imitungo, tugukorere pura, kandi noneho tunagushakire abakiriya, tukurangira ahantu ugura ku mafaranga makeya kandi heza hatarimo ibibazo. Nimukomeze mukande subscribe kugira ngo mujye mureba ibyiza byose tugenda tubereka tubagezaho umunsi ku wundi. Ni karibu cyane, turabakunda, murakoze.